Hello, my people. Hello, everybody. Hello, everyone. Yambi bakunzi ba muri TV show ndabayambiriye ndabashuje cyane. Ese muraho mumeze neza? Mwiriwe amahoro, mwaramutse amahoro. Imana yabarinze neza. Mwatoye. Natwe tumeze neza twatoye rwose ibintu byagenze neza, twatoye mu mutekano, twatoye dore twatoye nawe watoye nanjye natoye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza ndanezerewe. Nari maze iminsi ntegereje amatora, narayategereje mana yanjye. Nanabyutse na saa saba nzi ngo burakenge gutora, ndebye ku isaha bana biracyari mu ijoro, ariko nyine Imana ishimwe umunsi wageze, twatoye neza. Ndumva nezerewe, ndizera ko nawe watoye neza. Twavuye mu rugo kare tugera ku biro by'itora, tuhasanga abantu beza cyane batwakira neza, yewe noneho nta nkuru nanafite yo kuvuga pe. Batwakiriye neza muri discipline, badusuhuza baturamutsa mu kinyabupfura giteye ubwoba, bakatwereka inzira, uranyura hano havunyura hano havunyura ha. Wow, nukuri twahavuye twumva tumeze neza, twishimye tunezerewe. Nukuri mana yanjye, Imana ishimwe kuko uno munsi warangiye kandi ukarangira neza. Ubu narinje nonaha rero rwose ibintu byo mpora nibaza ni byinshi, ari nababwiye ngo icyo nzajya nkiba ko nunguke nkabatsemo nabanagemo namwe mukamenya. Hari igihe mu buzima busanzwe rero ukabona umuntu ameze gutya, ateye cyameza cyo, ariko se kukikana kameza cyo, kukikana kameza cyo, ariko buriya naje gusanga buri muntu agira ubwoko bw'amaraso ye. Rero ubwoko bw'amaraso y'umuntu nabwo hari karagiteri bumuha. Uko umuntu ameze, amaraso ye abigiramo uruhare 100%. Hari amoko y'amaraso menshi, hari A, hari O, hari O positive, hari O negative, hari B, hari nyine nkuko abantu benshi ndibaza ko baba babaza ubwoko bw'amaraso. None aha rero ngiye kuvuga ku bwoko bw'amaraso ya O kuko ariyo nisangamo, ntabwo najya kuvuga iby'abandi nsize ibyanjye. Ibyo rero ni ibintu narebye nabikuye ahandi hantu, ariko nsanga ibyo bavuze nibyo 100%. Imiterere y'abantu bafite amaraso rero ya O, ikintu cya mbere bakunda kuba abanyamurava. Ucunze neza n'ucunga neza, hari ukuntu bajya bavuga ngo uriya muntu agira umurava, buriya n'amaraso ye abigiramo uruhare. Nkanjye jyewe nihereyeho ngira umurava pe. Ndi umuntu utajya ucika intege, ndi umuntu ukunda gukora cyane, ndi umuntu udakunda kuruhuka, ndi umuntu udakunda nyine mpora mpangana, mba numva nshaka nyine gukora cyane, umurava. Ibyo ngibyo abantu benshi bafite ayo maraso babihuriyeho nanjye. Ikindi kintu cya kabiri ni abantu bagira ubuntu cyane. Ubu ngewe ndeba ngira ubuntu ku buryo inshuti zanjye zirabizi, ku buryo ushobora kuba nizo free zanjye pe. Nizo free zanjye, niba unganyiye niyo naba mfite 5 rwose nshobora ngira ubuntu muri nge habamo kurekura. Nizo free zanjye mba numva ari byo bintu binyongoza, nibyo bintu nk'umunezero iyo nsangiye n'umuntu. Nshobora kuba ntago ibyo byo kugira ubuntu byo reka ne kubisobanuraho cyane, ariko abantu bagira amaraso ya O rwose tugira ubuntu. Ibyo ngibyo byo ntawe ubigarukaho kuko ibyo ngibyo ni ukuri ni ihame. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu, iyo ugiranye ikibazo n'umuntu ufite amaraso ya O, hari igihe mukunda kuvuga ngo uriya muntu bashanga uriya ngo ntari birye, ngo ni umwana mwiza, ngo iki ngo. Iyo ugiranye ikibazo n'umuntu ufite amaraso ya O, uyu uje ukamusaba imbabazi ntabwo akunda kubigira intambara nyine. Njyewe simbigira intambara, ariko njyewe biterwa n'uko uje. Iyo uje uciye bugufi wiyoroheje, sha nkumva mana yanjye, nkumva vuba nta n'ubusobanuro mba nshaka. Ariko uje wakomeje umutwe, oya
oya rwose ntiryarema ariko iyo uje uciye bugufi ukambwira sori tararara byagenze byumva vuba. Ibyo bintu rero mbihuriyeho n'abandi bantu bagenzi banjye bafite amaraso ya O. Ikindi kintu duhuriyeho noneho cyo niyiziho ugira inshuti. Ngira inshuti ntitaye, ngira inshuti pe. Abantu bagira amaraso ya O tumenyane. Nk'ubu ngubu mumbabare mukandika muri comment mwambwira niba ibintu nabashije gukura ahandi hantu nkabibasangiza aribyo. Tugira inshuti pe, tutitaye ngo ni iniga yo mu muhanda, ntitaye ngo musanze ku kiraro, ntitaye ahantu hose musanze nkabona yanyifungura turaciringa pe. Akantu k'inshuti ko singatinda. Tugira inshuti pe, tugira inshuti. Hanyuma ikindi kintu, abantu bafite amaraso ya O ntibakunda kwanga abantu bitewe n'aho bari. Hari igihe nyine hari abantu banga abantu bitewe oya ntabwo kwari komeza. Ngo nsanze umwana hariya hepfo ku muhanda bambonye nkunze ndamwanze, oya ibyo ngibyo rero ntitubihura n'abantu benshi. Hari umuntu ibyo ngibyo reka ne kubitindaho nuko nguko. Ikintu ntemera neza nasomye ngo bagira impano nyinshi. Nge nta mpano rwose nzi mfite n'abantu banjye mundwane mubwira impano mumbonamo. Ngewe ntayo mbona. Wenda icyo ngicyo nicyo ntemeye 100%, ariko ahandi hose turajyana. Ikindi ntibakunda kurwaragurika. Ngewe rwose igihe nibuka naba nararyamye mu bitaro iminsi 3 n'umunsi nabyaraga. Nta kindi gihe niyizi ndi mu bitaro ngewe ndwaye. Ntacyo ndwaye narahezeyo mbakarankira mu bitaro ndafite ntagiye kubyara. Rwose icyo ndacyemera, ntidukunda kurwaragurika. Ikindi twanga ibintu bidusaba gutekereza cyane. Asanga uri kunza gutekereza cyane ngo nyure hano manuke hano, ngo nkore imibare myinshi n'imibare mu ishuri abarimu bayinyigishije. Rwose bahagaze hano bavuga bati no muntu mu mutwe w'ikintu cy'imibare wapi. Ntabwo dukunda gutekereza cyane, ibintu binaniza ubwonko wapi. Ibyo ngibyo tubihuriyeho ku kantu k'umubare nyine. No kwiga sinkunda kwiga ibintu bikomeye, sinkunda kwiga ibintu bindushye. Numva nshaka kugira utuntu nyine tworoshye. Ikindi kintu twigirira icyizere. Ngewe ngira icyizere hahandi niyo naba ndi mu rupfu mba nzi neza ko nshaka guhaguruka nkongera nkaba muzima. Twigirira icyizere pe. Noneho rero ibirebana no mu rukundo twanga kujya impaka. Niba ubwiye umuntu ngo ndagukunda nta bisobanuro byinshi, kubaza ibintu byinshi, nyine ndagukunda. Iyo dukunze umuntu tuba tumukunze, nta zindi excuse, nta bundi busobanuro. Kujya impaka mu rukundo ntabwo tubikunda. Hanyuma dukunda kwemera ibintu hafi ya byose. Ubwo ni ukuvuga ngo turabeshyeka. Ngewe uje ukambwira uti mburaye 2, mburaye 3, ndabyemera kuko mba numva nemera ukuri kwawe. Niba uje ukambwira uti twemera ibintu byose hafi ya byose pe, turabyemera, ariko nyine hakazamo n'ubuntu n'akantu ko gushishoza, ariko ugashishoza utabanje kujya impaka. Twabyemeye. Ikindi dukunda gushimagizwa cyane pe. Umuntu umukoreye akantu habera kukubwira urakoze. Iyo nkoreye nk'akantu umuntu yagomba kunshima ntambwira urakoze mugore mwiza, urakoze mukobwa mwiza, urakoze nyine utugambo twiza. Ndavuga se mana usigara yose uriya muntu ni igisimba, ni inyamaswa, afite ubumuntu, umuntu utazi gushima. Nyine dukunda gushimagizwa cyane. Ubwo abo tubihuriye, ubwo no guteteshwa nyine no gushimagizwa birumvikana n'ibisigara. Aba tubihuriye mu mpera y'iki. Ikindi dukunda kubwirwa ibyiza gusa, kuva umuntu yakubwira ibintu byiza gusa, utugambo twiza, kugutetesha, kubyinirira aho twagenda. Ariko umuntu udashima rwose, umuntu udashima we wapi. Dukunda kubwirwa ibintu byiza
gusa njyewe Odile niyo waba uri kundyarya ariko uri kumbwira neza, ukaba uri kundyarya ubizi umutima wawe uzi kuri kundyarya ariko ukaba uri kumbwira neza, biratunezeza pe, imitima yacu iranezerwa ukumva wanamugabira. Dukunda nyine kubwirwa neza, njye nkunda kubwira inshuti zanjye niyo mwaba muri kumbeshya ariko ukaba uri kumbwira ibintu byiza binejeje, ibyo ntabwo bindeba, njye ndanezerwa, we niyo waba undyarya ibyo birakureba, ariko nyine dukunda kubwirwa ibintu byiza byiza cyane, dukunda kubwirwa ko dushoboye, dukunda kubwirwa ko turi abantu beza, dukunda kubwirwa ko turi beza, dukunda kubwirwa ko dushoboye nyine. Ibyo ngibyo nabyo turabigendana. Ikindi kintu wenda cya nyuma nshorejeho, ngewe ubwanjye ku giti cyanjye ntinya kubona umuntu uhangayitse cyane, mba numva ari njye wahangayika, ahubwo uko njye mba niyumvamo muri njye mba numva nifitemo icyizere ko imihangayiko nshobora kuyihanduringa. Tuvuge niyo byaba ari nko mu rugo, mba numva ntabona umugabo wanjye ari uhangayitse cyane, wenda mba numva nyine niyo yabigira ibibazo atanyereka ko ahangayitse cyane, mba nshaka yuko ari njyewe wahangaye, ko mba numva muri njye banifitemo icyizere ko nshobora guhanduringa ibintu byose, mba numva nta kintu ahari mwagira ngo cyananira pe, mba numva sinzi ukuntu mba numva ibintu, ariko nyine nuko. Ibyo rero nibyo mbasangije kuri iyi nshuro, ndabakunda, tuzadusangira byose duciringe, ubundi ibindi bikurikiyeho nabyo tuzatubivugana. Ndabakunda, bye bye, Imana ibarinde.